ko Yakobo yanditse arimo avuga ku makuru n'amateka ya Kristo, arimo ahamya ko Imana irinda icyo yavuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana irinda icyo yavuze. Bampindire baze kwerekeza iriya bavuze nk'indeba epfi nta kintu ndimo niyumva gutyo. Ntiwumva ko bitangiye biza ibyo bintu nibyo. Imana ibahe umugisha. Nisoza rwose muze kongera mu bikore. Rwandiko Yakobo yanditse igice cyaho cya mbere umurongo wa 12, kandi n'uwo murongo nyine dusoma tukaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Turasoma imirongo 2 yonyine twe tuganira twumva icyo Imana ivugana natwe. Amen. 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 Nanone amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana irinda icyo yavuze kugeza ubwo irinze n'uwo yakibwiye, ukanyura mu bikomeye, ukanyura mu bintu biruhije, ukanyura mu bintu bivunanye, ariko Imana igakomeza kurinda icyo yagize gute. Sabe protokoli zize gukora akazi kazo, keretse niba bashaka. Barakoze Imana bandebere. Twakomeje kadusome ukaza dusomera iryo jambo. Dusome mu izina rya Yesu. 12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Yego. Kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iby'Imana yasezeranyije abayikunda. Amen. Amen. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheze. Ndashaka guhuza ayo magambo abiri mu kanya gatoya. Yakobo arimo yandika mu nzandiko ze aravuga ngo hahirwa umuntu wihangana. Yabanje kugaragaza ko kwihangana ari ingenzi. Aravuga ngo harahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Yarazi ko ibigeragezo bihari. Nubwo wowe waba udashaka kugeragezwa, nta muntu n'umwe ujya yemera kugeragezwa ngo yihamagarire ibigeragezo. Ariko ikigeragezo cyo kirari ngo kize kikugerageze. Nta muntu nigeze mbona muri Bibiliya nasomye, nta wigeze avuga ngo jyewe ndasaba kugira gute kugeragezwa. Oya, nidureba Aburahamu tuzasanga ibigeragezo byaje ku buzima bwe, byinjiye mu muryango we, byinjiye mu mugambi w'Imana icyo yavuganaga nawe. Kwari ukuze n'ibigeragezo byagiye byisukiranya biraza ngo bimugerageze. Nukomeza ugasoma ukareba ba Hana na ba Rusi n'abandi, nta wigeze asaba ngo ibigeragezo nibize mugerageze. Ariko Yakobo aravuga iri jambo, aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Niyamara kwemerwa azambikwa ikamba. Habanza kugeragezwa. Amen. Habanza kugira gute? Kugeragezwa. Hakakurikiraho noneho kwihangana. Wowe ukihangana wajya. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Niwamara kwihangana hazaza kubona ikamba ry'ibyo wihanganiye. Komeza wihangane mama. Induru yabaye nyinshi muri karitsiye, baguhinga amazi nabareke. Komeza wihangane, ayo magambo azahinduka. Azagira gute? Azahinduka. Bazatangira bavuga ko ari ukiwanyu muteye, ikindi gihe bazavuga ngo Imana ye twayibonye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bazatangira bavuga ko iwabo batajya bubaka ingo ngo zirame. Ariko kubera ko wihanganiye ibyo wasanze mu muryango, kuko wafashe umwanya ukabyihanganira, igihe kizagera bavuga ati wa mugore yagiye yamara amajuru ubwo arabwubatse. Abavuze ko ruzarangira nibo bazavuga ko bwubatswe. Ikibazo si ibyo bari kuvuga nonaha, uracyari mu kigeragezo. Mu kigeragezo ntabwo bazavuga ibyiza niba ibyo wari utegereje wakisha. Mu gikombe cy'ikigeragezo bazavuga kureba nabi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu kanya nabonye umukobwa wanjye, nabonye yahindutse. Mwamubonye wa mama? Najyaga mwita mama. Uyu munsi turarangizanya nta bintu bya mama. Haje undi mutipe nawe afite gahunda yo guhamagara nyina. None uriya mukecuru sinari nkimuhamagara mama wambya. Reka namuhamagaraga mukecuru byari bizwi.
none nagera kuri madamu bavuga ngo mama namubyiniriraga cyane ariko babonye wazajya bahamagarana amucukije nanjye aracukije karabaye noneho Yakobo baravuga ngo hahirwa umuntu wihangana hahirwa umuntu ngo niyamara kwemerwa igitondo kimwe nk'iki ngiki itariki nk'iyi ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Bwira mugenzi wawe ngo urasaba kwihangana. Umusonga afite si wo ufite ariko icyo uri kurwana nacyo ihangane. Uraho yemwe icyo wisabira ni ukugira gute? Hano harimo bakuru banjye kuvana kuwifura kugeza kuwo nkuriki barimo arahari ndabizi cyakora urimo hagati udahari uwo nkuri uwifura nta hena niyasa nguriye uwo nkurikira ubwo ntahari we ngo azamuke zamuka abandi bose barimo hagati ntacyo bitwara nimwicare impamvu kuvuga bino bintu turimo turumvikana. Ubundi jyewe na zitaza nyita nzabirinda umugabo witwa Munyarukigali yamurumye agatoki. Wawe witwizina nta nubwo uzi inkomoko y'izina ryawe, ntabwo wigeze ubaza ibintu urwana nabyo. Urimo urajya mu rugo mugiye kubaka urugo gusa nakubaza karande winjiyemo muri uwo muryango. Ntuzi karande y'iwanyu niyo usanze ntuyizi, ni nacyo kiguteye gusenya urugo. Umugabo aravuga nawe ukavuga arabaye ko bari banakiriye ngo mpesha abantu umugisha nkangiye kubabwira ibintu. Umugabo aravuga nawe ukavuga kandi uwo muryango karande yabo ntabwo umugore ajya avugana n'umugabo barebana ni urushyi. Izo uri gukubitwa ubigiramo uruhare. Navuge unyure hano umubwira ati sheri ndahuze mu bana ndaje kuko yamaze muzimu wahagurutse. Umuviye bamaze kumurungira umugisha barambyara ahita yibagirwa ko yagiye muri Onapo na mukecuru ahita anyita nzabirinda. Ubwo misiyo kwari ukurinda ibintu bye byo kumva Imana yo yamaze kwandika ngo hari umurimo murindishije. Misiyo ya Anastasi kwari ukurinda umuryango n'iby'umuryango. Misiyo y'Imana ni ukurinda iby'Imana n'abantu b'Imana. Rakarabasha ntabwo misiyo y'abantu ihuye na misiyo y'Imana ku buzima bwawe. Mama pastor ntabwo bakwakiriye ngo wenda bivuge uyu ni umumeri w'umupasiteri kazi w'inshuti yanjye twariganye mu isoko turacuruzanya utuntu tw'utubuto hafi aho ni abasapuraya. Noneho turimo twiga hari ijambo rimwe ntajya nibagirwa ryatubaho twiga Ikigiriki. Mugabo bigeze ku munsi wa gatatu twizeraga aravuga ati umutwe urandiye aduta mu ishuri arataha kubera ko Ikigiriki kiramusakuje. Ndabikwibukije ndabyibuka ntabwo njya nibagirwa ibintu nahuye nabyo. Ikigiriki n'Igiheburayi tugeze muri mashemeka kohoneka ibintu biracanga abantu baracanganyikirwa dutangira kubara impapuro tutazifite kuko twari tugeze mu rundi rurimi twagiye mu Baheburayi ariko ururimi rwabo bivugira. Turahangaha turimo turasenga ndimo ndabwiriza Abanyarwanda niyo mpamvu ntari wajyane mu Isirayeli. Ndabwiriza Abanyarwanda mva kano ka garuke kuyu mudamu mune kumuvaho. Uno mumama agomba kumenya umuryango yashatsemo yarangiza kubaka urugo rugakomera. Ntabwo uzubaka urugo kubera ko hari amafaranga, uzubaka urugo kubera ko ufite umutima wo kubaka urugo. Ndaza gushima Imana ntabwo ushaka kuza kuvuga kuri ibi bintu ariko ndavuga kano kantu gatoya. Iyi myaka tumaranye n'uyu mugore iyo ntaza kubanza kumenya n'amaboko arimo hano mwitonde ndaza kujya mvuga gahoro gahoro numva n'amaboko yicaye ajagiye muri aje bareka nico ariko ndashimira Imana. Haleluya. Nababonye n'abasanzire banjye nababonye bicaye imbere ku mwanya w'imbere nico hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ikibazo si ibyo bakuvuze oya, ikibazo si ukuntu umeze uyu munsi ngo ntibantumiye mu nama y'umuryango. Nta mpamvu yo gutumira igitekerezo cyawe kirakennye kubera ko nawe urakenye. Nta gitekerezo by'umukene nyine avuga nk'umukene yihomba.
bavuga bije ya miliyoni ati murumva rwose twakora bije ya 50 kubera ko nayo arumva naho azava ntabwo azi ko yicaranye na miliyari. Ndashimira Imana ishobora ibintu byose. Umunsi mbwira ngo nimpaguruke mva ahantu nari nicayeho nari ndi gukore mve mu ntumwa z'ububyutse nayibajije aho ngira mbwira ngo wowe isi yuzuye n'ibyanjye. Kumbi hano hari umupapa umwe wagize iyereko cyangwa wagize inzozi akora ikigo cy'abadahigwa. Ni ikigo ikigo kiratsindisha mu cyitondere muzana abo bana baze biga bari mu b'inzobere mu marketing ndanayikoze nayibakorera senge ko bangiriye imbabazi nanjye nabuze abandi bazingere bandi bavuga ngo arajya he ko apfuye umusaza ati ngwino mu ti wana kibazo genda usenga Imana reka ntabwo nabibahisha umunsi n'umunsi wo gushima iki igihe bavuga ngo yo aravuga ati komera yego abana ababyeyi mwagiye mwigishiriza nk'abana hano muri kino kigo ntimwagitangira ubuhamya noneho bongeyemo abandi barimo kandi bafite n'ubuzobere kangarukira ahangaha. Uyu mugabo witwa Yakobo arimo yandika yari afite ibintu ahuye nabyo inyuma aravuga kugira ngo abantu bo mu bihe bisaza bakomere kugira ngo abanyagahini bakomere bave mu byo barimo nibareke amagambo nibareke menshi nibareke gusebanya nibareke ubujura kuko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Umunsi wo kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Abonye madamu atambuka yewe we bamushakaje avuga ati wa mumeriseni wa undi wanjye kajya n'akajisho gake avuga ati mubona abantu bose ntibari kumva kubera iki imyaka imuciye imbere anyuraho bakavuga kiriya kime yari mwiza mu kwatabya nahaguruka muri video ndi kuvuga aravuga ariko ikibazo rero ihanganire kugerageza wiceceke Imana izabisobanura. Haleluya. Imana izagira gute izabisobanura. Iyi Mana arambwiye ngo igitondo kimwe nzigaragaza nk'Imana ishobora byose. Ndayishimiye mva noneho rero umuntu wita Luka arimo yandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo arimo yandika agera ahantu aravuga ku murongo wa 37 ubwo ni igice cya mbere 37 kuko ari nta jambo na rimwe wamufashe mu kiganza ukamubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihe uratinda kuri telefoni nta kirakuvugaho uraho gusa kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigire gute rihere. Uyu munsi wa none haduhagararanye hano ubu tuvuga nta rubanza na ruto ku isezerano ry'umwana kubera iki yabimbwiye turimo dusenga wenda mama Iva ndaza kukuvugaho ariko reka nongere nkuvuge unyihanganire ibi ndagutunguye. Uyu mumeri yanjyanye imisozi tugiye gusengera iki kintu anjyana ku mazi ngira ahantu ndagenda ndayisenga ndayibwira ngo ariko ubundi nta gahunda ufite y'urubyaro yarakushiranye arambwira ngo umwana ndamuguhaye naza nkabona babasazi ko nakubwiye ko nkaba mu nda yanjye nakubwiye ko nkaba wandi fata abo n'uwabe ndabaguhaye ujya kuyisaba umuceri ugasanga n'ibijumba wari ufite babitwaye ukagira ngo Imana yapfuye ukagira ngo Imana ntiyumva. Nta muntu byabaye yose ngo agenda yisaba umwambaro mutwe imubwira ati mwana wanjye imyenda ndayiguhaye nugera mu rugo usanga imbeba zafashe twa tundi twose wari wifitiye. Ntawe byabayeho ngo azamurire Imana ikiganza turahari yanze rifite abagenzi niko ukahita wibaza ngo ni Imana yavuze ni abantu bavuze. Ikibazo si uwavuze reba uwo yavuze ngo niwe uvuze kuko Imana ntuzayibona igenda uzahura n'Imana uhuye n'umuntu w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Uyu muhungu witwa Luka aravuga aya magambo rero avuga ngo kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigire gute. Yesaya 57 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara yego
nicyo gituma inteye kumara ino myaka muri Gahini nta kindi cyahaniye kuhaguma, ahubwo nari ndindiriye icyo Imana yambwiye nkiri ku musozi wa Gahini. Ndindiriye icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, kugira ngo nikimara gusohora abantu bazavuga atari ko wa muntu twabonaga umusinzi. Burya Imana irakora. Imana igira gute? Irakora. So bundi nabatije umubyeyi w'umwisilamu, dore ngura aho yicaye imbere. Mama, haguruka ugeje, sinjye bakwibatirije. Uyu no yari umwisilamu kazi, ubakohaye ubuhamya bakubwiye, avuga ati Yesu wawe arabikora. Ayo namubwira ati Mary, Yesu wanjye arabikora. Uyu mu Yesu ni mwizera, ntabwo bizongera ngo bigende. Wazabihera ubuhamya byo kumenya wa gitabo acyari kunda se. Hari ubwo ikumbura mama, hari umuti wundi wanyoye, si Yesu wizeye gusa ngo abantu ngo ntibareke inzoga ngo bikundera. Muri Yesu bigira gute? Ejo hari umukecuru w'imyaka myinshi arangana na mama, ngira ngo ni batatu. Mbega urahari? Ejo naramubatije nawe, ejo nagiye kubatiza. Bikoye waramutse neza, akamuhore numva. Waraye neza se? Imana ishimwe kuko gukora. Ejo navuye neza cyane, mbona umuhungu wanjye Nzabirinda, turaganira turavugana. Ubundi rero nabaga aho ngaho, narakeneye aho ngaho, ndi umukecuru w'umutindi utagira aho abandi bari. Umuntu yajya kugenda mbega uramenye urwo rugo ryari batega bakubakiza ingo zawe. none Uwiteka himbazwa ahabwa icyubahiro kuko Uyu munsi nkuguriye umuceri. Amen. Iyi sigara yagiye urugo rw'abandi babifite ikibazo cy'umuceri, ariko muri aho twaragiye Imana. Aho kugira ngo mube hanze y'urugo, biravuga ngo hanze y'urugo hazaba imbwa n'abarozi, abasinzi n'abasambanyi n'ababeshya bagakunda kubikora. Nimunyaruke muce mu irembo ryinjirirwamo, muze tubakire mwebwe twateguriye igiterane. Utabyumvishije urakoze. None se ko n'ubundi isi yahindutse, isi irasakuza uwize igasakuza utarize, utunze n'udatunze isi irabasakuza. Mwazagiye mureka. Muririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo isi yacu iracanze abantu, arakaririmba ku karirimbo ngane ku musozo soze ntaza kuzana imperuka yo kubwiriza. Uyu muhungu Luka avuga no magambo arayatsindagira, arakomeza ku murongo wa 80, aravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ariko aguma uwo mwana agira gute? arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi w'erekewe Abisiraheli. Amen. Simumva sha mukaza, ubundi wewe uragiye he? Wewe wayobye mwana we, wewe uravande kwa sobukwe ukagwagiye naho kujyandi. Guma mera nka Nawomi na Rusi, dukomere Imana amashyi mukazana yasanze sewe najagiye mureka. Nene nimwabyumva mwese, ariko burya nyirimvune niyo ntawe umwigisha ukuntu acumbagira. Imvuno uvunitse reka nawe mutoza ukwigisha ngo bacumbakira gutya. Iyo wavunitse iti kwiyobora ukuntu ni bucumbagira, ukuntu uri bugenda bita byizana. Ndasoreza ahangaha, uwo mwana arakura gwiza imbaraga z'iki? Z'umutima. Gwiza imbaraga z'umutima nibavuga usenge, gwiza imbaraga z'umutima nibasakuza uririmbe, gwiza imbaraga z'umutima niwumva amagambo abaye menshi umanuka ugenda usenga uhamagara Imana. Kandi nushakira Imana mu masengesho ukayibura, yishakire mu kwitanga. Niwitanga hikanga ajya gusura abagwayi, nuburira Imana mu bagwayi, jya gushaka abakecuru badafite ubakuburira, ugende ubakuburire, uzahura n'Imana igitondo kimwe. Ntabwo uzabura ahantu uhurira n'iki. Ndashimira Imana ishobora ibintu byose, ni Imana ikomeza icyo yavuze ikakirinda ikanagisohoza. Bwira mugenzi wawe ngo ihangane, Uwiteka ntawe umushakira inzira. Ngiye gusenga kuko ari nta jambo na rimwe. Abantu benshi bacumujwe n'amasezerano Imana yabahaye. Hari ayo mwahawe n'abantu kugira ngo bemeze. Hari abantu bakuhaye amasezerano,
nawe ukajya uvuga ngo ni Imana yavuze. Byihorere, genda uganire n'Imana wenyine, genda ufate iminsi wisengere, utuze uhamagara Imana, ujye mu nzu yawe ufate iminota ugaburire umuntu w'imbere bita ubugingo, umugaburire ijambo ry'Imana usenge, ufate iminsi, ufate ukwezi usengera ikigeragezo, nikitava mu mwanya wacyo wongere wiyongeze, uhamagara Imana. Sinkohereje muri iyi minsi kuko nayo umunsi umwe nturawumenya ukuntu basenga yo kwiyiriza umunsi umwe, ahubwo genda usenge, fata ifunguro ryawe rituriye ariko usenga Imana. Ntugasenga uri mu kigeragezo, umuntu asenga ahubwo ari mu gihe cyiza. Iyo usenze uri mu kigeragezo utuka Imana. Kangarukira ahangaha, asoza avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo rero ubwo Imana ivuga ibyo ivuze ikabikora, kandi uwo mwana arakuragwiza imbaraga. Soreje nkubwira ngo izo ntambara wagwanaga nazo mu mutima ngo Imana ntitabara, Imana iratabara. Imana igira gute? iratabara. Uko yahoze kera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe niko ikiri. Yabwiye abahungu batatu Saduraka, Meshaki na Abedenego, irababwira ngo nubwo itanura ry'umuriro rihari, ndacyari Imana ishobora byose. Umwami Nebukadinezari arabegera, aravuga ngo ni izihe mbaraga, ni izihe mbaraga ziri bubashe kubankiza zikabakiza mu maboko yanyu? Abahungu baramwegera neza, ndababona bari bambaye agakote nk'aka ngaka. Baramwegera ati, Mwami Nebukadinezari, dushingiye ku mateka y'Imana tuzi, nta bindi bintu, nta watugiriye iyindi nama, ahubwo twavuganye n'Imana dusenga, twavuganye n'Imana tugira gute? Imana yambwiye ko izangirira neza, yavuganye nanjye ngo nzagutabara, kandi sinzagutabara nijoro, ahubwo nzabikora ku manywa. Ikubwira bucece, yabikora abantu bakamenya ko Imana ariyo yabikoze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Babashyira mu itanura ry'umuriro, ababajugunyemo ibirimi by'umuriro bibatsinda, bibatsinda. Bagere mu itanura ry'umuriro, iminyururu yari ibafashe iracika. Komanga mugenzi wawe mubwire ngo mu kigerageza iminyururu icike. Ubu wabuze umuntu n'umubwire iryo jambo. Mu kigeragezo iminyururu igire gute? icike. Umva nkubwira impamvu yo gucira ku munyururu. Babashyize mu itanura ry'umuriro, bakeneye ko bashya. Nguwo umwana w'umuhungu batatu bajugunyemo bavuganye n'Imana, basanze Yesu Kristo ariho yari abategerereje. Imana yari ibarindiriye mu kigeragezo bo ndani mu itanura ry'umuriro. Bari bari inyuma, Imana ikababwira ati, hari ahantu nkeneye ko tuganirira iby'amateka n'amasezerano navuganye nawe. Nimumwemerere, mumubwire ko nta mpamvu yo gupfukama. Abasunika bageze mu itanura ry'umuriro, aho niho bategerereje bana banjye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, Haleluya, haleluya. iyi Mana igikora ikintu kikemeza abantu. Papa Tetani, duteranye si uyu munsi mu iterane, iyi ni service twari turimo y'amaterane. Yitwa Elisa, azi gusuka neza cyane. Hano brother. Noneho uko barimo babikora ngo babahemukiye, bahungu bageremo, iyi ziri hano, ari he nta mwana w'umuhungu uri hafi, nta muntu wino Jose nyamuka, undi nakoresha ubwino wowe ntabwo ndi kwibuka izina ariko ngwira. Bari batatu, Fifi, bari bangahe? Bari batatu, sizo umusonga, bari batatu. Muhagarara aho ngaho. Babajugunye mu itanura ry'iki? Tugeze mu itanura ry'umuriro mo ndani mo hagati, hahita dusanga harimo Yesu Kristo. Twahoze tuvuga ngo iyo Mana dukore, iyo Mana mwongore, mubwire ya, mubwire gaho, nubwo umuriro mujye mutungukira, nubwo uriyo muriro ubona umuriro watuma, ariko iyo Mana tugira gute? dukorera. Haleluya. Tugeze mu itanura ry'iki? Batujugunyemo twumva bigize gute? Bikomeye. Birangiye. Kandi amaboko yacu araboshye, turaboshye, ntabwo tubasha kwinyegamba. Ariko tugeze mu itanura ry'iki? Ry'umuriro. Hahita haza imbaraga zimira izindi mbaraga. Yego. zica ya migozi. Yego. Zica yaki?
dutangira kugenda, dutangire tugende bahungu beza, dutangire kugenda tubohora. Ariko Imana yavuganye natwe turi kanyarira. Yego, sitamubwira Imana yavuganye natwe turi Samatari. Mbahubwira Imana yavuganiye natwe mu muri dusenga. Yego, mbahubwira. Ariko ubundi uribuka ukuntu Imana yavuze ngo nzabagirira neza? Urabyibutse? Mbese bibukiranye neza y'Imana mwitanura ari mu muriro hagati baratembera kugeza ubwo watanze itegeko ngo babajugunye mwitanura ry'umuriro. Aravuga ngo nimuze mu ndebere ribaye. Nibwo yagize iyereko mu mateka y'abami. Uyu mwami niwe wayisugiriye iyereko. Nibwo yagize iyereko. Akunezerewe Uwiteka. Muravuga ngo hari ikintu mbonye. Twashugunyemo bangahe? Batatu. None batatu bari mwitanura ry'umuriro. Mbonye harimo n'uwa kane. Kandi si n'ibyo gusa barabohoye. Bwira mugenzi wawe ngo twari tubohoye. Bambwiriye ngo Uwiteka nakubohore. Atubohore mu izina rya Yesu. Uwiteka nakubohorere. Imana ni kubohora ubuzima bwawe. Ibubohore bagihari batarajyaho. Bituma tutatambuka ngo bikunde. Ndabizi ntabwo bakoze kuri Yesu ageze. Yesu akubohore bagihari batari bagenda. Haleluya! Nta mpamvu yo kuvuga ngo bagende. Ibintu muvuga ngo murashaka kwimuka abanzi banyu mwakije. Ngo nimuke umurozi. Turahagumye mu izina rya Yesu. Umurozi ni muturane. Amen. Mugendane. Umugaburire. Ariko icyo wiyamye ni ukumwizera. Ntakeri wawe umugaburire ariko ntumusigire umwana wawe. Wabisomye kumwizera se ukamusigira umwana. Ariko mugumane muturane. Aho kugira ngo akwimure uzamwemure mu izina ryanyu. Azimuka. Niho muranyumva? Abahungu binjire mu itanura ry'umuriro. Pastor, reka soze kuko nazana imperuka. Gasoze. Bageze mu itanura ry'umuriro. Ngo imigozi yari yawushigira gute? Irabohoka. Batangira gutembera bavuga ati Imana twasenze ivuganye na. Haleluya. Batangira gutembera mu muriro. Batangira kugendagenda. Batangira kugendagenda. Kanya umwami agira ikintu bita ihishurirwa. Aravuga ngo kandebe muri wa muriro uko bashya. Reka ndebe uko bashya. Arunguruke ngo ararebe uko bashya ahubwo abona uko batembera. Aravuga ngo twashyizemo bangahe? Batatu. Ko mbona uwa kane kandi afite ishusho. Ko mbanga mugenzi avuga ngo muri ko afite ishusho. Uwa kane afite ishusho. Uwa kane afite ishusho. Abamama n'abapapa uwo mugenda no kurindira impamvu urugo rwawe bitasenyutse suko ibyo kurusenya bitari bihari. Wasubije amaso inyuma sukibuka cyagiye hariya hirya. Turi mu gitani cyo gushima Imana no guhigura imihigo twahize. Nasagiye mureka. Subiza amaso inyuma urebe. Igihe babwiraga umugore wawe ngo wamuciye inyuma utigeze unabikora ngo nuko bakubonye muhagaranye na runaka. Kagera mu ugasanga umugore wawe murakareka yajyaga aseka ariko ugeze mu rugo amasamwe mwana mutse neza. Mwanyakira ku meza ko shonje ntabuza aho ibasi. Basi aho yiriwe. Kubera iki bagusuye ubu Satani yarusuye udahari. Mbibutse kano kantu ntukataye nta mvirope utahanye wa mupapa we kugira ngo usange uriya mugore wasigaye uganira na dayimoni, wasigaye uganira n'abadashaka umuryango ukomera, wasigaye uganira n'abantu bafite ibyo bishaka kwigeneraho. Asigaranye afite byinshi. Tahana mvirope aze kuguhobera kubera ya mvirope. Nimumara guhoberana arahugira kuri amvirope ibyabaye kare byose urabubikoroke. Ariko Mana yanjye. Hari ikintu kimwe urabukoze. Icyambere umuzaniye impano, umuzaniye gifuti. Umuzaniye ikintu cy'ingenzi. Ariko icya kabiri hari icyo nawe wikore. Uyu muntu aje kuguhobera. Icya kabiri arahugira kuri ibyo bintu umuhaye. Ntabwo ari wowe n'umwanya wo kukubwira ibyamubayeho byose. Araza kubikubwira wamaze kuruhuka. Araza kubikubwira wamaze gutuza. Ariko gutaha ntacyo utahaye. Hamwe bakubwire namaye amazi nkakaraba.
aho abasuhazi se ngamaye silipa ariko aho ziba aho zisize urahazi nta kimutera kuza ukuzanira silipa. Abapapa turabyumvikanye